Amahoro y'Imana bakunzi wa Ishirina TV murasuzwa na Ishirina kamikazi w'Abanyarwanda nizere ko mumeze neza rero bari mwakoze subscribe kuri Ishirina TV ni kuri mwarakoze Imana igikomeza ibampera umugisha abatarabikora namwe nicyo gihe cyanyu kugira ngo mubikore kandi mu buryo bwiza ibumoso bwanjye rero ndi kumwe n'umwana w'umuhanga cyane bamwita bikokora ariko wenda basanga afite ukundi kuntu yakwipresent already that's why mba namuzanye nyine kugira ngo abasuhuze uyu muramuzi cyane mwirebero TV ni umwana ukiri muto ariko nanone w'umuhanga cyane mu buryo bwose bushoboka bikoko yeah umeze ute meze neza cyane yes hanyuma rero uri kwiyumva gute uri kuri Ishirina TV oya nibisanzwe nibisanzwe bisaze kuvuga iki kubera ko nibisanzwe kubera ko mpera imbere ya kamera nyine yego bisanzwe bikokora usibye sinema ikindi kintu bikokora akora ni ikihe ikindi kintu nkora n'amasomo n'amasomo yes wonderful hanyuma rero bikokora yiga mu kangahe nyuma yo kwiga bikokora aba muri sinema nibyo byonyine mu buzima bwa bikokora ubwo biba byarangiye bikokora ngiye niga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye yes aho niga ku kigo cyano kuri Jesse Mpuzamahanga yego ikindi nkora no gukina sinema nta kindi wonderful bikokora ni byiza cyane kandi nukuri uri so talented mu buryo bwose bushoboka abantu bakunze Ishirina TV bahoraga bakunsaba uzatuzanira bikokora ariko none iyo bivuga wagira ngo noneho bikokora naza kuri Ishirina TV azane n'utundi tuntu ducya tugaragara mu irebero ndashaka kugira ngo acting sinzi ko ndabigufashemo ariko acting uri nka papa wawe uraburi wowe noneho na papa wawe ahari jewe Imana mbabare kubera ko nibyo guhagwa gwa papa nago wakomeza ngo bikomeze byagorana wonderful hanyuma bikokora rero ni izimbogamizi abona ahura nazo muri sinema ahura nazo mu buryo nuko ngo ukina sinema ukaniga ese ibyo bintu bihuza gute kugira ngo ube uri bikokora tubone uyu munsi ikintu cyose bisaba kugiharira igihe cyacu ubundi buri kintu gihari igihe cyacu ibindi birikora uyu munsi wa none mufite amatsiko nk'abanyeshuri mwigana kibaza se bikokora uyu nguyu nawe ari kwishura abanyeshuri bazayifata gute bazavuga ati dore wa mwana umustar dore wa mwana ukinana na bija dore wa mwana ukinana na Nsabi bikokora nyine ugasanga abantu bose bafite amatsiko bikokora bari kwiyumva gute muri ubwo buryo nta bidanje ari bisanzwe ntabwo abanyeshuri wenda njye mbifata nk'ibisanzwe byaba byose njye mbifata nk'ibisanzwe ntabwo abanyeshuri bagutesha umutwe ngo mu buryo dushaka no kubona ukuntu wiga ntabwo ari cyane yego ndaranye ubutumwa avuze iki muri kariyeri yawe ndaranye ubutumwa muri timu yacu ndaranye ubutumwa niwe perezida wa timu yacu ubwo nyine bumva ko ari we utuyoboye nyine niho yoboye hanyuma Nsabi we asobanuye iki mu buzima bwa bikokora Nsabi ni umutoza gusa aratumanaginga nyine yego nk'ibyo ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma mu myaka ibiri iri imbere bikokora abayumva yaba arindi byagoranye ibyo nzabibabwira ubutaha hanyuma uyu munsi wa none uri kwiga ugakina na sinema ese bikokora yiyumva gute abayumva ejo hazaza he abayumva azaba arindi yego heza ntawe uvuga ko ejo hazaza haba habi njye numva ko ejo hazaza hanjye ari heza uzisanga urinde doctor policing many things wowe wumva nyine bikokora azaba arinde bikokora azaba ari bikokora nyine ni ibisanzwe azaguma ari bikokora hanyuma rero bikokora ngeze amahirwe nkusanga kuri terre nsanze unambaye already imyenda ukinana bikokora abanya gute n'abantu bakinana kuri seti usibye no kuba turi hano kuri seti abantu dukorana bisanzuraho nyine ni nk'umuryango nyine bisanzuraho iyo mfite ikibazo nkakiganiza bakabyumva nyine bituma bafuri mu mutwe wonderful hanyuma nowadays ababyeyi benshi babuza abana babo kwitabira sinema bakababwira ngo muzabe birara social media ntabwo tuyishaka ntabwo dushaka umujya muri ibi bintu byatuma birara mama wa bikokora we papa bikokora bo bamufasha gute babyumva gute kugira ngo yisanga ari muri sinema mu buryo bwiza kuko njya kubijyamo barananshigikiye kumva nyine ntago banca intege babona ndi no kuzamuka baranshigikiye mbese muri make yego
wonderful. Hanyuma tugira gutya tukabona Bijari muri filime z'i Kigali ni umuhanga, tukajya kubona Nzaba muri filime z'i Kigali ni umuhanga, ariko Bija na Ndaranye ubutumwa bose nyine ukabona n'abakinnyi beza. Hanyuma rero twagaruka kuri Bikokora tugasanga ntabwo ari kuva mu Irebero TV ngo tumubone no muri filime z'i Kigali. Ese Bikokora abona ari iyihe mpamvu? Kandi ngiye kukubona already mama uri umuhanga, uri umuntu uri so intelligent, wow, nyine ari byiza. Ni kubera icyo bumva utasimbuka ngo bivaho agira aho uvugire naho ugera? Nyine buri kintu kijyana n'igihe cyabyo, ko hari igihe kizagera nanjye bikaba ngombwa ko njya i Kigali. Yego, ikintu n'igihe cyacyo nyine to. Yego, nuko ngo haracyari kare, hari ikintu utegerezwa uvuga ati imbere wenda bizagenda gutya. Wonderful. Hanyuma kuva mbega muri past ya ubuzima busanzwe cyangwa se n'ubuzima bw'ahahise hawe, hari ukuntu wari ubayeho, ni ikihe kintu cyahindutse ku buzima bwa Bikokora ahaziye mu Irebero TV? Hahindutse iki? Ni byinshi cyane, byinshi cyane, ntabwo nabivuga ngo birangize, ni byinshi. Yego, wonderful. Umukinnyi mwiza ni umuntu babwira ibintu byo gukina runaka akabikina ndetse akanisanisha nabyo. Ndashaka ngo wisanishe na Bijo mwigane, byibuze amagambo 3. Uhita ugerageza, uhita wikora nkawe, sibyo? Wikore nkawe, then after unamwigane. Se gutya bameze? Twagiye. Aha. Umukinnyi mwiza aba yambaye uko wambaye, ariko yanakwigana buri umuntu wari wese. Nyine njyewe mfite tara yanjye kandi Bijo. Yes, I know. Sibyo? I know, njyewe singati Bikokora nahitamo directly, ariko mfasha noneho wigane papa wawe ho gato. Amagambo akunda gukoresha. Yego. Siba acha bwana nta wandenza amavi. Ase kutagira nkawe. Bakunda bameze. Nako twigana papa wawe. Okay, igana Nzabe. Nzabe. Garo. Byakugoye. Wow, byiza cyane, ariko ni kuri urumuhanga kandi nzi neza ko wabishobora. Hanyuma Bikokora abayumva nyine nabikubaje ariko ntiwabinsubiza neza. Ndashaka kumenya ngo Bikokora ni iyihe ntumbero, ni izihe ntego afite mu myaka iri imbere? Bikokora ntago ndashaka kugira ngo noneho ubisanishe na sinema cyangwa ubisanishe mu byo wiga. Ni byinshi. Wumva waba docteur? Wumva waba president? Yego, ndashaka none Bikokora abayumva yabiki? Numva n'aba docteur. Docteur. Wumva muri senior force iki? Wonderful. Docteur birashoboka kandi ni kuri courage. Uri docteur se wumva na sinema wayikomeza? Byashoboka. Naho ugahita uba docteur Bikokora. Wonderful, byiza cyane. Hanyuma Bikokora rero turugana ku musozo, ariko ibyo ari byo byose ufite umuhanzi mu Rwanda ukunda. Bikokora akunda uhe muhanzi? Nkunda Bush. Wonderful. Twagiye na verse imwe ye ukunda. No. Nago nagorana. Byanze bikunze njyewe wenda for example nshaka nkunda umuhanzi runaka. Byanze bikunze ngomba kwanza indirimbo ye. Nka verse kabisa wirapira ukuntu nka Bush. Ariko umuntu nyine umukinnyi wa filime agomba kuba ari umuhanga kandi byose yabishobora. Twagiye. Nibyo, ariko makavase gato uri kurapa bro. Ndabizi kubizi. Byagoranye. Endelea. Okay, noneho mbwira indirimbo ya Bush ukunda imwe. Bushari. Ni nyinshi. Imwe? Ese ni mwebo. Iyo ndirimbo ibaho se? Ibaho. Ese ni mwebo. Nitwebwe. Ni mwebo. Nitwebwe. Nuko yiririmbaga konje kubera nari we. Aho byajanye. Uramutse uhuye na Bushari bamubwira gute? Nawe ati ndo umufana wawe bro, ndagukunda cyane. Uramukunda cyane. Wonderful. Ntago ugeze mu bwana bwa wumva waba umuhanzi? Yewe. Mu karere ka Musanze ufana uhe muhanzi? Mu karere ka Musanze ni Kidi ukunda ihe ndirimbo ye? Ni Teta. Twagiye.
urumva byanze bikunze nzafata indi aka kantu kawe waririmbye teta ngahereze kidi aka ka bushari nzagaha bushari kugira ngo amenye ko bikokora mukunda nicyo abanyewe kuri tubereyeho ndashaka kugira ngo rero unaririmbire kidi kidazamenye ko nyine umufana tuza n'umutima bro teta shaka pizza iPhone ndetse n'imodoka ngo ratayisha urankunda ntiwanendeka bro afite Simon Bobson ndetse na Paso wonderful iyo se kuyiririmbye niyo busharire kwa mukaragiye imirongo bro sibyo nk'ubu hareka ndirimbo ka Jay Paul guzirenda abayombye bivuze urumva ukaba nyine tu uririmba gutyo sibyo kandi ubizi aba ari ibintu byiza cyane kandi bisa neza sibyo hanyuma bikokora uyu munsi wa none twe nk'abakobwa cyangwa se n'abakunzi bawe muri rusange tugira amatelefone tugira amahirwe kugira ngo turebe ku mbuga nkoranyambaga tukurebe tubare comments zawe icyo bakuvugaho none wowe nkabikokora ko nta telefone ufite cyangwa se urayifite ubigenza gute kugira ngo wimenye nyine ubone ko uri kwamamara telefone ntago wabura telefone wamutse ishatse telefone ye irahari urayifite irahari hanyuma umunyeshuri atunga gute telefone oya niyo kwifashisha mu gihe uri kureba ibintu byawe na simukadi ibamo ibamo ugiye kumbwa ngo ufite na sheri okay suza sheri wawe sheri kandi ntawe ngira shira okay amagambo 5 ushaka kubwira mama wawe amagambo ya 5 nuko mukunda kandi nkaba mwizera 2 kandi ubundi ijambo ndagukunda riba ririmo amagambo menshi twavuze 5 hageze 2 ndamwemera 3 ntabwo uzamuca inyuma ariko ubwo uri kubwira ndamuzi ayo magambo ngo ndakwizera undi se hari umwana utizera mama we uri kubwira turamuzi ahubwo umubwira andi 5 yuzuze oya narenzayo ntabwo warenzayo ngaho wawe urakuze cyane hanyuma bikokora noneho uragira ngo ugire ubutumwa uha abana bagenzi bawe bakitinya bumva ko sinema batayishobora ndetse ugire n'ikintu wisabira abakunzi ba Ishema TV badukurikiye muri uyu mwanya ndetse bakunze ko wanaje ikintu nge nabwira abapeti bagenzi banje nuko bagomba kwitinyuka bakumva ko ikintu cyose bagishobora yego ikintu cyose gisaba kugerageza nyine abapeti bagenzi banje bagomba gutinyuka nyine bakitinyuka bakikizere nkuko nanjye nakihaye nuko nabakihaye wonderful hanyuma uba wumva wasaba iki abakunzi ba Ishema TV ikintu nasaba abakozi bawe nuko bakora subscribe bagakora share comment bose bakagerayo hehe bakabikora kuri channel ya Ishema TV ahandi bakajya no kuri TikTok bakareba bikokora ariko nirebero yabamariza nirebero ya byose biba birimo nyine iyo mvuze gutyo ukumva ko hose ntaho mba nsize wonderful bakunze Ishema TV rero ngira ngo mwamubonye nibikokora tugannye ku musozo rero akaryoshye nigahura mwitama bamunsabye nizere ko mwishimye kandi mwanezerewe next time n'ubundi tuzamuzana ahura hari umunsi ku wundi kugira ngo mugire ibyo mubaza muri comments already nzafata ibyo bibazo mwamubajije noneho mbizane mbimubabarize nzi neza ko azagira gute azabafasha hanyuma dusezere n'akantu kawe bakuziho jewe mani mbabare kubera ko nibyo guhagwa gwa papa wonderful biko ko wakoze kuza